Ndabasuhuje mbifrishe kugira ibihe byiza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi muri bigiye bitandukanye. Ndagira ngo tuba tugarutse mu nyandiko ziba zakomeje kugenda zandikwa n'ibitangaza makuru bitandukanye. Ni tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2026 nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa n'umushyikirano w'inama akomeje kugenda uteraniramo abaministeri, ukabona ko ibyakomeje kugenda bigarukaho cyane ni kuri mituweli ikomeza kugenda igaragaza ko yakomeje kugenda ibice bigacika mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo abanyarwanda benshi mumaze iminsi muvuga kuri mituweli cyangwa se kuri ubwisungane mu kwivuza, kimwe nuko benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko mituweli yakomeje kugenda izamuka cyane. Ni inama y'abaministeri yateranye igamije kuba yashaka ibyemezo birambye, ngira ngo tubashe kuba twareba ese byifashe gute kuri mituweli. Ubona ko benshi mu banyarwanda bakomeje kugenda bagaragaza ko ari kibazo cyakomeje kugenda kibarenga cyane. Benshi bagakomeza kugenda bagaragaza ko basaba leta y'u Rwanda kuba yagabanyura aya mafaranga ya mituweli. Ndagira ngo RSSB nkuko yakomeje kugenda ibitugaragariza cyangwa se bitugezaho, tugiye kuba twabagezaho ese ibiciro bya mituweli ku isoko byifashe gute. Banyarwanda mwakomeje kugenda mu by'ukuri mubona amakuru menshi yakomeje kugenda agaruka kuri mituweli cyane. Ndagira ngo kuri uyu munsi wicare hangaha wumve ese mituweli byifashe gute mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi barakomeza kugenda bumva inkuru z'ibinyoma, ariko ndagira ngo ku bufatanye na RSSB nkuko byakomeje kugera bidutangarizwa tubashe kuba twabikugezaho. Benshi mu banyarwanda bari bateganyije amatsiko mu by'ukuri kumva ese mituweli byifashe gute mu gihugu cy'u Rwanda. Ubona ko benshi mu by'ukuri bakomeza kugenda babyumva mu buryo bugiye butandukanye. Kuri kandi ndagira ngo mu by'ukuri wicare wumve ese mituweli byifashe gute hano mu Rwanda ku makuru aba akomeza kugenda avugwa. Ndagira ngo turi tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2026 nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ndagira ngo inyandiko zose zakomeje kugera zibanda kuri mituweli mbashe kuba mu by'ukuri nazikugezaho gatanu. Kandi amakuru akomeje kugenda atangazwa ari menshi, gusa turaza kwa twakwibanda ku ngingo ya mituweli cyane. Ubona ko benshi mu by'ukuri ari bakomeza kugenda bagaragaza ko bafiteho ikibazo gikomeye cyane kugeza kuri aka kanya. Yego rwose mu Rwanda ni igihugu cyiza kandi kiri gutera imbere cyane, ariko kandi abagituye bo bakomeza kugenda bagaragaza ko nubwo kiri gutera imbere kandi koko ukabona ko ibikorwa u Rwanda rukomeza kugenda rugaragaza, yego ni ibikorwa bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugenda gitera imbere. Kandi mu by'ukuri nuza ko wareba u Rwanda mu myaka navuga nka 25 ishize ukareba ahantu ruri kuva naho ruri kujya, uraza kuba wasanga mu by'ukuri u Rwanda ari kimwe mu gihugu ku mugabane wa Afrika gikomeza kugenda kiteza imbere. Nkuko rero bikomeza kugenda bitangazwa na RSSB cyangwa se minide, ubwo ndavuga mituweli ikomeza kugenda igaragaza ko ntabwo mu by'ukuri watera imbere udafite ubuzima buzima, cyangwa se mu by'ukuri ubuzima buzira indwara. Ugomba kuba ufite mu by'ukuri ubuzima kugira ngo ubashe ko mu by'ukuri wagira icyo ukora. Ariyo mpamvu leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ishyira imbaraga zikomeye cyane muri minide cyangwa se akubwisungane mu kwivuza. Abanyarwanda benshi bakanabishimira leta kuba mu by'ukuri yarebye igasanga umunyarwanda kugira ngo atere imbere n'ishyaka akomeza kugenda haranira. Nkuko ibyivugo by'abanyarwanda bikomeza kugera bigarukaho cyane bivugutisha buri gw'ijambo, uraza kuba wasanga mu by'ukuri umunyarwanda afite unity patriotism cyangwa se mu by'ukuri gukunda umurimo ndetse no gukunda igihugu. Ugasanga baraza kuba bagaragaza uti unity patriotism, ugasanga ni ikintu mu by'ukuri abanyarwanda bakunda kuba babogamiraho cyane, kuba bakunda umurimo bakanakunda igihugu. Iyo kunze buryo umurimo mu by'ukuri uba uri no guteza imbere igihugu cyawe, donc uba wanagikunze kandi ubwo uba wakunze abanyarwanda muri rusange. Ugasanga nizo ndangagaciro abanyarwanda bagomba kuba bagenderaho zikomeye cyane, uti unity and patriotism y'u Rwanda. Ugasanga donc ni ikintu gikomeza kugenda kigaragaza ko mu Rwanda igikorwa umunyarwanda wese agomba kuba yakora nuko mu by'ukuri agomba kuba atanga ubwisungane mu kwivuza ku gihe, kandi mu by'ukuri akabikora vuba, kubera ko mu by'ukuri nuza kuba wakivuza ukaba ufite ubuzima buzima, donc ibyo ukora biraza kuba byatanga umusaruro. Kandi ntabwo byatanga umusaruro nyiri kubikora atameze neza cyangwa se mu by'ukuri adafite ubuzima bwiza. Reka mbere na mbere kugira ngo mu by'ukuri ngira ikindi kintu mbasha kuba nakugezaho cyangwa nabasha kuba nakubwira, mbasha kuba nakugezaho ese mu by'ukuri umunyarwanda azajya yishyura mituweli ku bw'ibyo cyangwa se mu yahe marevels, cyangwa se ubwo ndavuga ku bye byiciro. Ugasanga benshi barakomeza kugenda bakoreramo amakosa akomeye cyane, barakomeza kugera mu by'ukuri batangaza ibyiciro bitari ngombwa cyangwa se bitanavuzwe. Ariko ndagira ngo kuri aka kanya mfate iminota mike cyane, ubundi mu by'ukuri nkunyuremo ibyakomeje kugera bitangazwa. Nanakubwira ngo by'umwihariko nimba ari bugambira wisanze turagusaba gukanda subscribe, ko ufungura kuri onsegera kugira mu by'ukuri byose byiza bibera hangaha
ujye ukomeza kugenda ubigezwaho gatanu kandi nk'ibisanzwe njye nyita Mr John Flo dukomeza kugira tubana gatanu kandi ariko mbere na mbere kugira ngo by'ukuri tubashe kuba twareba cyangwa se dusesenguriza ingingo zikomeza kugenda zigaruka ku makuru yacu ariko nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa mu matangazo akomeje kugenda atangazwa na RSSB irakomeza kugenda ishishikariza umunyarwanda ijambo rimwe gusa unity and patriotism gukunda igihugu ndetse n'umurimo ugasanga benshi mu Banyarwanda iki kintu nicyo bagomba kuba bakibandaho cyane ndatinze reka nkugeze mu by'ukuri uko ibiciro cyangwa se tarifu ku isoko ry'umurimo byaje kuba byatangazwa kugeza kuri aka kanya yego rwose birashoboka ko masigi byumva bivugwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda na makuru akomeza kugenda asibirikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye social media zose zirakomeza kugenda zigaruka ku bwisungane mu kwivuza cyangwa se RSSB nkuko kandi bikomeza kugenda bitangazwa ndagira ngo byose mbikugerezeho ahangaha nyaboneka birashoboka ko ari bwa mbere wisanza urimo kureba hepfo ugasanga ntabwo wakanze subscribe tukanda subscribe uko no kufungura kuri yonzugira kugira ngo byose isa bibera ha ujye ukomeza kugenda ubigerezwaho gatanu kandi nk'ibisanzwe nyita Mr John Flo nanjye nkwiteho bitewe n'ibice by'isi urimo bigiye bitandukanye ndagira ngo ubundi tudatinze turebe ese mu by'ukuri byifashe gute mu Rwanda kubona benshi bakomeje kugenda bavuga ko muzukirano ryacitse umurizo kuri mituweli ukabona ko muzukuri benshi barakomeza kugenda bakonkurushingo bagakomeza kugenda donc batiraho amakomanteri agiye atandukanye gusa festival reka mbasha kwa muzukuri nakubwira ese ni gute umunyarwanda azajya yishyura money cyangwa se muzukuri amafaranga kuri tarifu cyangwa ubwo ndavuga ku byiciro ugasanga benshi barakomeza kugenda bakoreraho amakosa agiye atandukanye ndagira ngo yego gose murimo kubona ko muzukuri bahise bagezaho tarifu uko ibiciro byifashe ku isoko ry'umurimo cyangwa se uko abanyarwanda bazajya bishyura amafaranga ndagira ngo ikiciro cya mbere muri kubona ko ni ibihumbi 4 byose ariko kandi ikitonderwa ibihumbi 4 byose bigatangwa na leta abari mu kiciro cya mbere bazajya bishyurirwa ibihumbi 4 na leta nta ruhari rwabo rugaragayeho na ruto mu kiciro cya kabiri ndagira ngo ni ibihumbi 3 ariko kandi leta y'u Rwanda igashyiraho umusanzu w'igihumbi cyose birumvikana ko umuturage uri mu kiciro cya kabiri azajya yishyura ibihumbi 3 nk'ibyo bisanzwe ariko leta y'u Rwanda izajya imushyiriraho amafaranga igihumbi mu kiciro cya gatatu nkuko ndi kwibona byatangajwe ndagira ngo ikiciro cya gatatu ni ibihumbi 5 amafaranga ibihumbi 5 byo kwishyurwa mu kiciro cya gatatu byumvikana ko nta ruhari rwa leta ruzagaragaraho umuturage azishyurira ibihumbi 5 byose nta ruhari rwa leta rugaragayeho mu kiciro cya kane ndagira ngo nkuko mubibona ni ibihumbi bigera ku 8 ariko kandi bikishyurwa n'umuturage gusa nta ruhari rwa leta rugaragayeho byose kandi birakomeza kugenda bigaragaza ko ari ubufatanye leta igomeshe kugenda igaragariza abanyarwanda ikiciro cya gatanu birumvikana ko muzukuri umuturage azajya yishyura amafaranga agera ku bihumbi 20 iki ni ikiciro cya gatanu ikitonderwa kandi mu kiciro cya gatanu nibo bazajya bishyura amafaranga menshi ariko kandi bakayishyura nta ruhari rwa leta cyangwa se inyunganizi leta igaragajweho byose kandi bigamije kuba byateza umunyarwanda imbere nkuko byakomeje kugenda bitangazwa ariko ndagira ngo dusome haruguru nkuko muri kwibona serivisi z'ubuvuzi ziyongere cyangwa se muzukuri zajya zikomeza kugenda zikorwa kuri mituweli ndagira ngo nkuko mukomeje kugenda mubibona barajya mu muzukuri bakora dialyse kuri mituweli ibingibi bizwe nk'umuzukuri nk'ubuvuzi bw'impyiko nkuko kandi bikomeje kugenda bigaragazwa birumvikana ko serivisi mu byukuri harimo n'abarwaye ibicuri zigiye kuzajya zikorerwa ku bwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli byumvikana ko amafaranga tugiye kwishyura nyaboneka uyu mwaka ugiye kuba watangira bivuze neza ko muzukuri aya mafaranga azajya korerwaho ibikorwa bigiye bitandukanye ndakubwira ngo muzukuri urabizi dialyse cyangwa se hari gihe abarwaye impyiko bikenerwa cyangwa se bikaba ngombwa ko uyurwaye impyiko bamukorera igikorwa kizwi nka dialyse iyi dialyse ndakubwira ko buri kwezi mu byukuri wishyura miliyoni kugira ngo bakuvome amaraso ariko leta y'u Rwanda yabonye abanyarwanda benshi bamwe na bamwe bari kugenda bafatwa n'indwara zigiye zitandukanye ibicuri dialyse ndavuga impyiko n'ibindi bigiye bitandukanye ugasanga leta y'u Rwanda yavuze uti bose tugomba kuzajya tubikorera kuri mituweli kuko hari gihe usanga umunyarwanda arwaye impyiko kugira ngo byukuri bayungurure amaraso ikizwe nka dialyse ugasanga biraza kuba byakora operation cyangwa se biraza kuba byahenda cyane leta y'u Rwanda ikareba ikicara igasanga mu byukuri biri ngombwa ko umunyarwanda azamura amafaranga bagashyiraho uruhare nk'igihugu cy'u Rwanda ubundi bagatangira kuba bahereza serivisi abanyarwanda bagiye batandukanye nyaboneka abanyarwanda icyo nababwira cyangwa se ubutumwa bwanjye ndagira ngo mu byukuri
abanyarwanda dufatikanyije nanone nk'uko bikomeza kugira bigaragazwa ijabo rigwijambo za ndangagaciro zikomeza kugenda zigaragazwa ko abanyarwanda twafashe. Donc ni mugende mwongere mukore ubukangurambaga mubwire umuturarwanda wese yishyura mituweli, kuko kwishyura mituweli iki ni ingirakamaro. Byose mu by'ukuri biraza kuba byagaragara ko aryo jambo natangiye rivuga uti unity and patriotism, gukunda igihugu ndetse n'umurimo uzaba wubatse igihugu ndetse kandi unubatse umurimo.